neza nanone kuri Key Property Rwanda, ni Kesi nanone nk'ibisanzwe. Aha duherereye ni i Kanombe, tukaba tugiye gufatanya gutembera inzu nziza cyane nini y'ibyumba 4 na dushe na toilette. Ikaba ifite ibyumba 4 byiza binini byisanzuye na dushe na toilette 3. Hanyuma ikaba ifite na salon na salle à manger, igikoni cyiza kirimo dani. Ikaba ifite n'ama annex hanze. Ikaba ifite parking nziza nini yajyamo imodoka 4. Hanyuma igiciro akaba ari $110,000, ariko hakazamo n'ibiganiro. Mureke rero dufatanye dutemberane ino nzu turebe ubwiza bwayo n'uko ingana. Like October skies, fumbling, lost all track of space and time, and I know how things must seem so fragile in our shade. Journey to ourselves. So how can I help watching the clouds pass through? No clue of the time, no reason to be. Rero iyi akaba ari parikingi y'inzu yacu. Murabona ko ari parikingi nziza nini yisanzuye, byongeyeho ikaba inasakaye. Akaba ari parikingi ishobora kujyamo imodoka 4 zose. Hanyuma ikaba ifite amavaze meza, hakaba hari amatara yo hanze ushobora gucana ukahadekora neza mu masaha ya nimugoroba, n'umuntu uhageze akabona ko hasa neza. Hanyuma kandi ikaba ifite hanze heza hanini hisanzuye. Aha murabona ko naho ubwaho ni kuri bariko hadekoye neza. Hanyuma hano hakaba hari na jaride, tukaba dufite n'akajaride keza ushobora gukora ugateramo imboga. Parikingi, reka dutemberane n'iyi bariko. Ni bariko nziza yisanzuye, nziza nini pe, ifite ahantu hisanzuye ushobora gutereka intebe ukaganira n'umuntu. Ifiteyo ubwayo amavaze meza atuma irushaho kugaragara neza. Murabona ko ari bariko nziza nini yisanzuye, ifite prise yo hanze ushobora no kwicara uri kuganira n'umuntu ukaba wanacomeka. Hanyuma rero nyuma yo kureba ino bariko, mureke twinjire no imbere turebe uko naho hameze. Iyi rero ikaba ari salo, ni salo nziza nini yisanzuye koko ihagije, ifite urumuri ruhagije. Murabona ko ari salo nziza nini yisanzuye. Iyi salo rero ikaba ifite na salle à manger, ikaba ifite salle à manger nziza nayo nini yisanzuye. Ni salle à manger ifite ubukarabiro, bitari ngombwa ko wajya kubukura hanze. Murabona ko ifite ubukarabiro bwiza bugezweho. Nyuma rero yo kureba ino salle à manger, mureke dutemberane turebe n'igikoni cy'ino nzu uko kimeze. Ikaba ifite rero igikoni cyiza kinini cyisanzuye, igikoni cyiza kigezweho, igikoni cyiza wogerezamo ibyombo. Ikaba ifite utubati twiza kandi twinshi tunini twisanzuye. Ikaba ifite aho washyira kwiziniyeri, aho wakorera ibyo ugiye guteka. Ikaba ifite n'umwanya washyiramo firigo yawe. Nyuma rero yo kureba uko iki gikoni kimeze, mureke dufatanye tunarebe ibindi byumba uko bimeze. Tugiye kureba master room, icyumba kinini cy'inzu. Akaba ari icyumba cyiza kinini gifite dushe nziza yisanzuye, nziza nini ihagije, ifite utubati duhagije two kubikamo. Ikaba ifite miruwari nziza wakirebamo uri muri dushe. Ikaba ifite n'ubwogero bwiza bunini bwisanzuye.
woga rwose wisanzuye, amazi yo hejuru ikaba ifunguye ubwayo udashobora koga ngo wanduze ibiri hano imbere. Nyuma rero yo gufatanya kureba dushe y'iki cyumba, reka turebe n'icyumba ubwacyo uko kimeze. Ni icyumba cyiza nacyo kinini cyisanzuye, kinini rwose, gifite garderobe nziza nini yisanzuye ushobora kubikamo ibintu byawe byose. Hanyuma kikaba ari icyumba washyiramo igitanda kinini uko gishoboka kose, ugasigarana n'ahantu handi hisanzuye. Nyuma rero yo kureba iki cyumba, mureke dufatanye turebe n'ibindi byumba bigize ino nzu. Iyi nzu ikaba ifite ibindi byumba bibiri byiza binini nabyo byisanzuye. Iki kikaba ari icyumba cya mbere, urabona ko ari icyumba cyiza kinini cyisanzuye nacyo ubwacyo. Ikaba ifite n'ikindi cyumba hano nacyo cyiza kinini cyisanzuye rwose gihagije. Hanyuma ibi byumba bikaba bisangiye tuwarete imwe. Murabona ko nabyo bifite tuwarete nziza yisanzuye, nayo ifite n'amazi yo hejuru. Hanyuma rero mureke dufatanye turebe n'ikindi cyumba. Ikindi cyumba cya kane, icyumba cyiza nacyo, icyumba kinini cyisanzuye gifite ubwisanzure buhagije, kikaba nacyo ubwacyo gifite dushe na tuwarete yacyo, nta kindi cyumba kibisangiye bihuriyemo. Murabona ko rero inzu yacu ari inzu nziza nini yisanzuye nk'uko twayiberetse. Murabona ko iki cyumba rwose gihagije. Uko rero twabibabwiye, mwakoze cyane gutemberana natwe iyi nzu nziza. Mwabonye ko ari inzu nziza nini y'ibyumba 4 na dushe 3 na salo na saramanje nini yisanzuye n'igikoni cyiza kinini. Aha rero twari turi ni i Kanombe. Iyi nzu ikaba ihagaze miliyoni 110 nk'uko twabibabwiye, ariko hakaba hazamo n'ibiganiro. Mwakoze rero kubana natwe.